tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana. Ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize, twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera, umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Ejo si kera. Twishimiye kongera guhurira namwe kuri iyi mirongo nshuti mudukurikiye. Tubahaye ikaze mu kiganiro Ejo si kera. Ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation ndetse n'abafatanyabikorwa bawo, rukaba urubuga dusangiriramo amakuru n'ubumenyi burebana n'imibanire y'abagize umuryango, imikurire y'abana bato, kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, inda ziterwa abangavu, kwihangira imirimo n'ibindi. Mu kiganiro cyacu giheruka, twaganiriye ku gutwara inda ukiri muto ndetse n'ingaruka zabyo ku watwaye inda, ku mwana abyaye, ku muryango we no ku gihugu muri rusange. Muribuka tuvuga ku myitwarire umubyeyi akwiye kugira igihe atwite n'igihe amaze kubyara, kugira ngo we n'umwana bagire ubuzima bwiza. Muribuka tuvuga uburyo ari imyitwarire isaba kuba ukuze kandi witeguye bihagije kuba umubyeyi, ku buryo iyo umuntu atwaye inda cyangwa se akabyara akiri muto bimugiraho ingaruka we n'uwabyaye. Muribuka tuvuga uburyo abana b'abakobwa batwara inda bakiri bato baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara zifata abagore batwite, nk'iyitwa eclampsia iterwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso. Muribuka kandi tuvuga ko abana bavuka ku bangavu baba bafite ibyago byinshi byo kugwingira, haba ku mubiri no mu bwenge. Izi zose ni ingaruka zo gutwara no gutera inda ukiri muto, ariko hari uburyo bwo kubyirinda, ari nabwo tugiye kuvugaho mu kiganiro cya none. U Rwanda ni igihugu gituwe n'abaturage bagizwe n'ijanisha rinini ry'urubyiruko. Nk'ubu ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire ryo mu mwaka wa 2012 ryagaragaje ko iki gihe 41% by'abanyarwanda bari bafite imyaka iri munsi ya 15 y'amavuko. Iki gihe abafite hagati y'imyaka 15 na 19 y'amavuko bose bari 1,113,000 n'abantu 75. Muri iki kigero niho haba hari impinduka nyinshi kandi zikomeye mu bijyanye n'imiterere ndetse n'imitekerereze. Muri iki gihe cy'izi impinduka rero, nibwo uru rubyiruko ruba rukwiye gukurikiranwa kandi narwo ubwarwo rukitabira kugira imyitwarire irurinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, ishobora kuruviramo gutwara no gutera inda igihe kitaragera, cyangwa se kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu kiganiro Ejo si kera cya none, tugiye kuvuga ku buryo bwo kwirinda ibi ngibi, bigakorwa binyuze mu myitwarire cyangwa se mu bufasha butangwa n'inzego z'ubuzima. Ntimujye kure nyakira amajwi zanyu, mu kanya turarambura iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi, bahaye ikaze. Nshaka akazi ko mu rugo, mvuga ngo ndeje umwana wanjye, ndagenda nkajya nkorera 5,000, mvuga ati nubwo utamemba ariko nkabona aho umwana wanjye ashyira umusaya nta kibazo, ndakora maba n'umwana. Uwo ni umwana w'umukobwa uyu munsi ufite imyaka 18 y'amavuko. Afite abana babiri. Uwa mbere yamubyaye ubwo yari afite imyaka 13 y'amavuko, nyuma yo guterwa inda n'umusore wari ufite imyaka 21 icyo gihe. Kutagira ubumenyi buhagije ku buzima bw'imyororokere n'uburyo bwo kwirinda gutwara inda igihe kitageze nibyo byatumye aterwa inda, ahagarika ishuri, yirukanwa mu muryango, ahabwa akato, yisanga ategetswe gushaka imibereho ye n'iy'umwana we kandi nawe ugakira umwana. Ubushakashatsi bwa 6 ku buzima n'imibereho y'abanyarwanda bw'umwaka wa 2019-2020 bwagaragaje ko mu gihe bwakorwaga 5% by'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 19 mu babajijwe, icyo gihe bari batwite, bitegura kubyara cyangwa se bafite uruhinja. Kuva mu mwaka wa 2016 kugera mu 2020, abana 78,000 babyawe n'abangavu mu gihugu hose. Mu gushaka uko iki kibazo cyakemuka mu buryo burambye, umuryango Imbuto Foundation ndetse n'abafatanyabikorwa bawo bagira uruhare mu bukangurambaga bugamije kwigisha urubyiruko kwirinda mbere na mbere gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato, ariko igihe banayikoze bagakoresha uburyo bubarinda kuba basama cyangwa se batera inda
cyangwa se bakandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Mu biganiro byacu byatambutse twaganiriye ku buryo bwo kuboneza urubyaro. Ubu ni uburyo ahanini bukoreshwa n'abamaze gushaka, ariko bushobora no kwifashishwa n'urubyiruko kubera ko narwo ruba rushobora kubyara kandi igihe kitaragera. Mu gatabo Agaciro kanjye, agatabo kagenewe urubyiruko kanditswe n'umuryango Imbuto Foundation ku bufatanye n'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima RBC, hagaragazwamo uburyo urubyiruko rushobora gukoresha mu kwirinda gutwara cyangwa se gutera inda bakiri bato, bukaba uburyo bashobora guhabwa na muganga cyangwa se bukaba ubwo bo ubwabo bashobora kwihitiramo batabwandikiwe na muganga. Ubwa mbere ni ukwifata, ukirinda gukora imibonano mpuzabitsina igihe utarageza imyaka y'ubukure ngo ushake. Ubundi buryo ni ugukoresha agakingirizo. Nibwo buryo bwonyine bushobora kukurinda gutwita cyangwa se gutera inda utabyifuza, icyarimwe bukakurinda n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubu ni uburyo umuntu akoresha atabwandikiwe na muganga. Ubundi buryo bushobora gukoreshwa n'urubyiruko ni inshinge. Ni agashinge umugore cyangwa se umukobwa aterwa rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu mezi 3, kakamurinda gusama muri icyo gihe cyose, ariko ntabwo gafasha umuntu kwirinda kwandura virusi itera sida cyangwa se izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubundi buryo ni ibinini. Ni ikinini gifatwa rimwe ku munsi. Icyakora imbogamizi zagaragaye ni uko abagore bamwe bibagirwa gufata iki kinini bitewe n'uko buri gihe kiba kigomba gufatwa ku isaha imwe. Urubyiruko kandi rushobora gukoresha uburyo bw'urunigi. Ni uburyo bwo kubara umuntu akurikije ukwezi k'umugore. Uru runigi rufite amabara atandukanye agaragaza ukwezi k'umugore. Rukoreshwa n'abagore bafite ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 na 30 mu gihe cy'uburumbuke. Mu gihe ukeneye kuboneza urubyaro cyangwa se kwirinda gusama igihe kitaragera, ni byiza kwegera ikigo nderabuzima bakakugira inama ndetse bakaguha uburyo bujyanye n'umubiri wawe. Iyo ugize ikibazo gitewe n'uburyo ukoresha mu kwirinda gusama, ni byiza kwegera ikigo nderabuzima kugira ngo bakugire inama, nibinaba ngombwa baguhindurire, baguhe ubundi buryo bukunogeye. Iyo umuntu yakoreshaga uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa se kwirinda gusama akabuhagarika, ashobora gusama uko abyifuza. Umuryango Imbuto Foundation ukorana n'ibigo nderabuzima, amashuri ndetse n'inzego z'ibanze kugira ngo urubyiruko rushobore kubona ubu buryo bwose bitarugoye. Mu butumwa umuryango Imbuto Foundation uha urubyiruko, harimo kurushishikariza kumenya agaciro karwo nk'abangavu, ingimbi, inkumi cyangwa se abasore. Agaciro kabo ni ntagereranywa kubera ko nibo Rwanda rw'ejo kandi nibo benshi, nibo babyeyi n'abayobozi ndetse n'abahanga b'ejo hazaza. Ikindi bari mu gihe cyiza cyo kwitoza kuba abantu b'inyangamugayo, bihesha agaciro, bahesha ishema ababyeyi, abarezi n'igihugu muri rusange. Mu kugera kuri ibi, mu gihugu hari serivisi zigenewe urubyiruko zibanda cyane cyane ku buzima bw'imyororokere, nko gukumira inda ziterwa abangavu n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'ihohoterwa. Ni serivisi zizewe ziboneka ku mavuriro, ku mashuri, ku bigo by'urubyiruko n'ahandi. Ni serivisi zisubiza ibibazo by'urubyiruko kandi zidahenze. Zitangirwa mu ibanga kandi mu buryo bunogeye urubyiruko. Izi serivisi ni uguhabwa inyigisho zerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere, guhabwa inyigisho n'uburyo bwo kuboneza urubyaro, gukumira no kuvura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufasha abarikorewe, ubujyanama no gupima virusi itera sida, ubujyanama kubitegura kurushinga, inyigisho zigamije gukumira inda mu bangavu, ubujyanama ku gupima no gukurikirana ubuzima bw'abakobwa batwite, ubujyanama bujyanye no kwirinda gukuramo inda mu buryo butemewe n'amategeko kandi budatekanye no kwita ku wagize ingaruka zo gukuramo inda, inyigisho ku kamaro ko gukebwa ku bahungu no gutanga iyo serivisi n'ibindi. Izi ni serivisi zitangwa n'abakozi babihuguriwe kandi babifitiye uburenganzira. Imwe mu ngaruka ziri mu gutwara inda ukiri muto ni uko rimwe na rimwe umwana watwaye inda atotezwa n'umuryango we cyangwa se abashinzwe kumurera. Ngiyi ingingo tuzaganiraho mu kiganiro ejo si kera cy'ubutaha. Tuzarebera hamwe ingaruka iri totezwa rigira kuri uyu mwana mu gihe cy'ubuzima bwe bwose ndetse no kuwabyaye, ariko by'umwihariko tuzareba uburyo aba akwiye gufashwa aho gutereranwa. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, aha niho dusoreje ikiganiro ejo si kera cya none. Ni ikiganiro tubashimira ko mudahwema gukurikira. Ni ikiganiro gitegurwa n'umuryango Imbuto Foundation ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bawo, mukagikurikira buri munsi nk'uyu kuri aya masaha. Mushobora kandi kugikurikira igihe icyo ari cyo cyose ku rubuga rwa YouTube,
kuri shene ya Imbuto Foundation. Tubashimiye ko mwabanye natwe. Nitwa Ismail Mwanafunzi, naho ubutaha. Tumaze kugera ku rwego rwiza mu iterambere ry'imibereho kandi ibikorwa birivugira. Twahinduye umuryango izingiro ry'imibereho myiza, tugiraga uruhare rwo kuganiza abana, kubaka icyizere mu rubyiruko, ndetse numva ko nkwiriye no gukomeza kandi twize kwihangira imirimo, duteza imbere urubyiruko, kurera ndetse no kwita ku mikurire y'umwana, ariko inzira iracyari ndende. Turigira ku mateka y'ejo hashize, twubaka ejo hazaza, kuko ejo si kera. Kurikira ikiganiro Ejo si kera, umenye amakuru, amasomo n'ubumenyi ku ngingo zirimo ubuzima bw'imyororokere, kwiteza imbere ku rubyiruko, kuboneza urubyaro, imibanire y'umuryango n'izindi ngingo. Ibi biganiro mubitegurirwa n'umuryango Imbuto Foundation.